ariko mana yanjye mu myaka yose maze ku isi kuva navuka ntabwo nari natereta ariko so guteta biravuna ariko uko mbyumva nta mutoma nzi iyo nzi ngo uzigare ngo urasenga Yesu nanga ndewe umuntu ahinyigishe ntamara kwinyigisha umunsi ndatereta tu uyu munsi ndatereta kangende ariko agomba gutereta sugubuka aho kangende umva mani gwina nkubwire mani jewe se weho mani mfata akasinega nk'iri akerekana ako mani wajusuza nk'amaniga ko kwandika oya mani ndemera gusuza nusa amaniga ubundi byuze gusuza by'amaniga ni ibi ngize ukuri abantu nyine bundi mu rugo iwanyu ni hehe mucya nyine mu rugo iwanyu ni hehe nabivuga mani banzo ndabizi nico kintu bababwira reka nkwigishe kumwereka ukuntu bikora neza singo bagiye Don, nibyo mbamvuga. Oya bure tubyore. Suza man. None se mbere hose robigenje. Umva rombanze nkubwira. Gabanya amagambo azavuye ndi kugushaka. Ariko man uranca ko ufasha nta kintu nshaka niki. Nubufasha. Ahubwo mbere hose umbwira utanga nkako ninje mutegetse ubu ngubu. Nta kibazo ndabyira vava nyine man. Kimwe mu buzima bwanjye. Ntabwo natereta bene. Jesus is Lord. Okay, cyangwa igishu dutoma twingenzi. Udutoma? Upfa man ubu nikiyewe nicyo bintu nari narabuze ubu nikiye uzabona terese man narabaterese wane. Narabaterese ngombwiye. Umva ngubwire rero wa muntu. Iki hino mwere. Asundo umukobwa ushaka guteta mezo. Nta nuwuzo umva. Manza umva. Afite inyuma afite amabere. No. Karanyerera. What? Karanyerera. Umva ntungubwire urwa mukondo giye gutereta warungu. None umve ngubwire urabise cyane. Ntumbakire cyane umubakene. Numubakire. Ye mana we umva urwana none icyana byo mubakire babizi bikunda kwirirwa ubikoraho ubikorera utuntu nk'uko kwa mashaze nyine. Uranyere Funke no ubikoze umwana atajya horo warono. Ako nakambere singo umva ukugenda mita mukora ku kibuno. Yesu uragenda nyine ubundi se kumubwira ko mukura nabyuze. Mubwira ahubwo ahubwo nyine wegenda ubikore ako umusekere nese samubwira nyine namwiyemero wallahi mwime ko ufite imodoka kandi nta niyo ufite nabizana ni garugira singo ako mwiyemereho ako mandeka nigendere ariko nyine ibyo bintu binkorere sinse man ubu ndashinire gucuturire sata bana gucuturira wallahi ahubwo okay reka ngende kugukizana ikihajya kiramagana he turi ni bari kirama ari umva reka ngende nyiza man nari bike reka ngende ngushitura urwana ubundi uzabimba uzabubwira ibyo wagize nari weke manuza kagura urwagwa mari cyane ukwanyigishije gutereta sawa imiti nge ndayikorera mari twaswe bye Cenaichi bariko none wengarira kwibuno gwe Yesu akona usigaye we twumvikane hewe so kuri keza ushobora kunkora kwitampaya kubona keta kumena wa mutwe wawe kimeze nk'igihanga kibi gusa Funke kuri watermelon waretse nagubizi kuri keza ugize umwaka wamobera noneho Kankore kwibuno ushobora kunkorera kwibonesha mama akankubita ngiye ubundi Yesu ese mba ngubwire ngamubwire igitangira ngahe ngese ninde kubishya ko nicuruza ahubwo kanigendere ndakuzana ibintu nk'ibyo ngibyo umuriro uri mu gihumbi man nibishaka mu cyabiri ngese ibyo ngibyo birandeba baba nuko cyakora family igihumbi nawe ase dupanga ngaho dupanga ari kumbwire nyine Ubwo ngiye kana nisubirira ngende kukureka ndabizi nawe wagize rega nago cyaka zere bano nago tomani ariko iyi nkweto kari nziza samvira kumwe komite ipfundi ko sibyo birakureba we mbwira icyakuzanye dukomeza akazi ipfuri kwa jani ni Bogota bam nago subishaka ngiye bundi kanigendere kwa jyangu uricuruza se ngiye ndikumva nanashatse nyine Yesu nanjye meze nabirega ngase tugende nari acho tugende rwose aye dori kodo kuyeni farero sibyo kugira ngo ibintu bigende neza imiyo phone nago nabyemera kubinkorera Hey! Kanyigwa irimo na memory card na sim card. Yimereze. Akira ku musume. Reka mbanze nyine tase inoze. Nari sanga fa tumanze twicara mu hano. Nta kibazo. Aho ngaho nubundi batubonye. Yego.
Manya kugiye haho wabonaga aya ngaya ari amabere wabonaga Jesus